ubu umurokore ukabifatira n'umwanzuro uzajya usenga ari uko ibibazo byakwishe Imana nigusubiza wo kugaruka ugomba gufata umwanzuro wo kuba umukirisitu ugafata umwanzuro wo gusenga ugasenga bihari bitanahari ugasenga wabibonye utanabibonye ugasenga ugendera muri kirabaye batagira gahunda abantu babaho bajagaraye batagira umujyi umwe usanga ari mwisi hari no mu by'Imana ugasanga yagiye no mu bapfumu ariko yaje no gusenga ugasanga yatakiye abantu ariko yatakiye n'Imana ugasanga yizeye abantu ariko yakizera n'Imana mbese nimba uvuze ngo ngiye kuba umurokore banzo bitekerezeho ibyo kujya kunywa inzoga mwihishe mukajya kumanura amajipo mwihishe mukajya mu matuza y'abagabo mwihishe fata umwanzuro ukizwe cyangwa banzo byibazeho ariko uzi gukora ibyaha wihishe ukuntu bitaba byiza uza abaririmbyi bagenda biseseka mu mageto bagiye gusambana uzi ukuntu ugira ngo se ntibakuzi barakuzi batakumenya burya mu materaniro yo muri kuririmba uza abantu babicaye mu rusengero barakuza bakubonye ku masede barakuza bakubonye muri korari babonye ubibitana Bibiliya bakubona kujya kurepeta abandi bakubonye kuri televiziyo abandi barabazi ngo ntago mbiza akagenda bikinga ijoro bakambara nk'abajama ninjoro bakikinga ijoro ati ku Gisenyi ntago bazi bakikinga ijoro ati ndigira i Musanze. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti abakunzi ba Mama Charlene. Imana nibahe umugisha nizere ko muri amahoro kandi muguwe neza kandi nizere ko umwami Imana akomeje kuba mu ruhande rwanyu. Imana ishimwe ko yabarinze mu mezi 12 agize umwaka. Imana yabarwanira intambara zikomeye nubwo hari aho bitagenze neza ariko ntago bigomba kugenda neza iminsi yose kuko turi hano ku isi ariko niburi by'Imana yakoze ntibitwibagi iby'Imana itarakora ntibitume twibagirwa ibyo yakoze hanyuma iby'Imana yakoze bidutera imbaraga yuko izakora n'ibindi ntidutakaze ibyiringiro ku by'Imana itarageraho ahubwo dukomezwe n'ibyo yagezeho. Dukomeze rero tuyigirire icyizere kandi uyu mwaka tugiye kwinjiramo tube abandi bantu mu buryo bwo kwizera mu buryo bwo gukizwa mu buryo bwo gutera imbere mu buryo bwose duhinduke tube abandi bantu. Uyu mwanya rero nkuko nagiye mbabwa amasomo y'umwaka niko nayise ngo ni isomo ry'umwaka nagiye mbaha amasomo menshi hari isomo nabahaye ryo kwigirira icyizere kugira ngo twigirire icyizere nkuko Yesu yigiraga icyizere. Hari indi somo nabahaye ryo kugendana umuti ugomba kukuvura. Hari irindi somo nabahaye ryo kuba umuntu w'ingirakamaro. Noneho isomo nshaka gutanga uyu munsi ndashaka kukubwira ngo ujye ubaho uri umuntu uzi gufata umwanzuro. Ujye ubaho uri umuntu uzi gufata umwanzuro. Burya umuntu utazi gufata umwanzuro aba mu buzima bw'akajagari nta n'ibintu ajya akora ngo abirangize kuko ibyo ageze mu byose abikora ibice nta agira akajagari ahora mu mutwe we ameze nk'umuntu wikoreye isi. Ariko iyo uri umuntu uzi kubaho mu buzima bwo gufata umwanzuro umenya ibyo wakoze ndetse ukamenya n'ibisigaye. Mu bintu mu masomo ushaka gutanga ndashaka gutanga iri somo ryo kubaho mu buzima uri umuntu uzi gufatira umwanzuro ikintu ugafata umwanzuro. Hari ijambo Bibiliya ivuga ngo ntuzivuguruze ku cyo warahiye naho cyakugirira nabi. Ujye ubaho uri umuntu uzi gufata umwanzuro mu buzima bwawe. Nimba utekereje ikintu runaka ukaba uzi ko icyo kintu runaka kigufitiye umumaro ukaba uzi ko kizagirira umumaro umuryango wawe kizagirira umumaro abantu kizakugirira umumaro ku giti cyawe hari ahantu kikwerekeza hari ahantu kizakugeza ni ikintu wamaze kwigaho ugikorera ubushakashatsi icyo kintu rero genda ukibemo kandi ukibemo mu buzima bwo kugifatira iki umwanzuro. Ntukabe umuntu uhindagurika nk'ibihe. Ntugahindagurike nk'ibihe ntugahindagurike nk'imyaka ntugahindagurike nk'iminsi. Ujye ubaho uri umuntu urimo mu buzima wamaze gufatira umwanzuro kugira ngo urwane n'icyo ushaka kugeraho. Umuntu utazi gufata umwanzuro abaho mu buzima bumugoye. Umuntu utazi gufata umwanzuro ibintu byose bimubera umuzigo n'umutwaro. Umuntu utazi gufata umwanzuro ntago ajya agira iterambere nta n'ikintu ajya akora ngo kimubere cyiza. Ujye ubaho rero uri umuntu ntukagende muri shariyeri
ngo ube mu kintu ndi kugenda, ejo bundi nabivuyemo, ejo bundi nabigiyemo, ejo bundi nabivuyemo, ndi mu ntege nke, uyu munsi ndi mu mbaraga, ndumva ndi kubyumva, uyu munsi simbyumva. Ntago wagenda ubuzima bwa marishariyeri, haba mu buzima bwo gukizwa no gusenga, haba no mu buzima busanzwe. Umuntu wese ubaho atazi gufata umwanzuro, kubaho biramugora. Ndashaka ko mu masomo y'uyu mwaka uzinjirana muri uyu mwaka, winjirane n'iri somo ngo ujye ubaho mu buzima bwo gufata umwanzuro, kubaho uri umuntu uzi gufata umwanzuro. Hari umwanzuro Saduraka na Meshaki na Abedenego bafashe, haleluya, bari bamaze gutekereza ku Mana itabana n'ibifite imibiri, bari bamaze gutekereza ku maboko y'Imana, bari bamaze gutekereza ku mbaraga z'Imana, bari bamaze gutekereza ku mikorere y'Imana, bari bamaze gutekereza ukuntu Imana ifite imbaraga, barabikurura bibuka ukuntu Imana idapfa, barabikurura bibuka ukuntu Imana itameze nk'abantu. Bari barize ku Mana, bafite utuntu duke bayimenyeho, kuko burya ntawe uyimenya yose. Bari baribajije ku Mana idasaza, bibaza ukuntu ari Imana ishobora byose, batekereza ukuntu ari Imana ifite ibigega by'imvura, barangije bibaza ukuntu ari se w'izuba. Baravuga ngo iyi Mana twamenye ni Imana izi umuhanda w'umuyaga, ikamenya ukuntu amagufwa y'uruhinja akurira mu nda y'umubyeyi, ni Imana ipfumbatura ikiganza igahaza isi yose, haleluya, ni Imana yica, ni Imana ikiza. Barayimenya. Bari barafashe umwanzuro wo kuyikurikira, bafashe umwanzuro wo gukurikira Imana kugeza ubwo haza ikintu bita itanura ry'umuriro. Imana ihabwa icyubahiro. Haza itanura ry'umuriro, hanyuma ngo kuko bari babafitiye ishyari, ngo bari abana bakunzwe ibwami, babona ko bagiye guhabwa n'imyanya, bashaka kubakubita kudeta, batarabona ibyicaro, ngo babategera ku Mana yabo. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo babategeye ku Mana rero, ngo babazanira umwami, babwira umwami ngo aba bagabo ubona ntago bajya bubarara, nta nubwo nta kintu bajya bamarira igishushanyo, maze ngo barabazana. Bari abasore bafashe umwanzuro, ngo barangije baza imbere y'umwami. Umwami ati ninde wabateye kungomera? Ngaho noneho nimwumva ibintu byose bivuze, hanyuma mu nyubarare. Bari barafashe umwanzuro. Ujye ubaho mu buzima bwo gufata umwanzuro, ntugahindagurike nk'ibihe. Bavuze ijambo nk'iry'abantu bafashe umwanzuro, baravuze ngo yadukiza, itadukiza mwami nyir'igihugu, ntago turi bukubararire. Babazanaho iterabwoba ryo kubashyira mu itanura. Umwami ashyiraho n'ibikabyo, aravuga ngo noneho mwaryenyegezaga kabiri, ni muryenyegeze karindwi, umuriro urusheho kwaka. Bari barafashe umwanzuro, bahara amagara yabo, barangije bajya mu muriro. Umuntu wafashe umwanzuro, haleluya, umuntu wabayeho mu buzima bwo gufata umwanzuro, agakurikira Imana, cyangwa agafata umwanzuro w'ikintu, akagifatira umwanzuro ashyirwa kigezeho. Hanyuma ngo bajya mu itanura ry'umuriro. Umuntu wafashe umwanzuro ntabwo ajya apfa gupfa. Hanyuma bageze mu itanura ngo basanga ntabwo ari bonyine, ahubwo ngo basangamo uwa kane. Aho kugira ngo bashye bashirire, imigozi yari ibaboshye irahambutse, ngo batangira gutembera ari bataraga. Hanyuma umuntu wafashe umwanzuro ntapfa kenyege. Biriya bintu byanyu by'uburokore mwirirwa musenga, ubundi mukaba abapagani, mugakizwa, ubundi mukabivamo. Wagiye ubu umurokore ukabifatira n'umwanzuro. Uzajya usenga ari uko ibibazo byakwishe, Imana nigusubiza wo kugaruka. Ugomba gufata umwanzuro wo kuba umukirisitu, ugafata umwanzuro wo gusenga, ugasenga bihari bitanahari, ugasenga wabibonye utanabibonye, ugasenga ukaba umuntu wafashe umwanzuro. Umusore arangije aravuga ati yadukize itadukize. Ngo umwami ngo agiye kureba, aravuga ati nimumbwire ubanza ari amaso y'izabukuru, twashyizemo bangahe? Baravuga ngo twashyizemo 3, ariko ngewe ndi kubona uwa kane, kandi urimo wa kane ntago asanzwe, ameze nk'umwana w'intama w'Imana. Hanyuma umwami arategeka ati ngaho nimuvemo. Abatarafashe umwanzuro rero bahindagurika. Ubundi hari abantu bagendana n'ibije,
abantu bagendera muri kirabaye batagira gahunda, abantu babaho bajagaraye batagira umujyi umwe, usanga ari mu isi ari no mu by'Imana, ugasanga yagiye no mu bapfumu ariko yaje no gusenga, ugasanga yatakiye abantu ariko yatakiye n'Imana, ugasanga yizeye abantu ariko yakizera n'Imana, mbese akaba umuntu umeze gutyo. Uwo muntu nta pozisiyo agira, ahora ameze nk'umusinzi wahaze urwedesiya. Urwedesiya se muraruzi ni urwagwa rwo mu cyaro rwa kera. Aba ameze nk'umusinzi wagira ngo inzoga zose zamuteraniyeho kuko agira akavuyo. Ijambo ryitwa gufata umwanzuro mu bintu wamenye. Nimba uvuze ngo ngiye kuba umurokore, banza ubitekerezeho. Ibyo kujya kunywa inzoga mwihishe, mukajya kumanura amajipo mwihishe, mukajya mu matuza y'abagabo mwihishe, fata umwanzuro ukizwe cyangwa ubanza ubyibazeho. Ariko uzi gukora ibyaha wihishe ukuntu bitaba byiza. Bitekerezeho iby'uyu mugabo witwa Yesu. Uyu ni umugabo udashobora kubangikanya ngo akwemerere. Ibi bintu by'agakiza birarushya, biranagora. Banza ubyibazeho wibyirukiraho. Ntabwo Imana izaguhora ko watinze gukizwa, humura. Ufata umwanzuro nimba ukijijwe, uvuga uti wenda nzapfe mpera umwuka. Ariko nimba utarakizwa, ugende wikorera ibyawe, nta n'umuntu ugucira urubanza utanihishe. Uzi abaririmbyi bagenda biseseka mu mageto bagiye gusambana. Uzi ukuntu ugira ngo se ntibakuzi. Barakuzi batakumenya. Burya mu materaniro yo muri kuririmba, uzi abantu babicaye mu rusengero, barakuza bakubonye ku masede, barakuza bakubonye muri korari, babonye ubibitana Bibiliya, bakubonaga ujya kurepeta, abandi bakubonye kuri televiziyo, abandi barabazi. Ngo ntago mbiza akagenda bikinga ijoro bakambara nk'abajama ninjoro bakikinga ijoro, ati ku Gisenyi ntago bazi bakikinga ijoro, ati ndigira i Musanze. Fata umwanzuro, gufata umwanzuro. Kandi burya na Yesu yari yarafashe umwanzuro. Niyo mpamvu bamukuye mu ikamba ry'ubwami, ariko kuko yari yarafashe umwanzuro bamwambika iry'amahwa ntiyacogora. Baramusuzugura bamukora mu bwanwa ari umuntu w'umugabo. Yari yarafashe umwanzuro wo kuducungura. Haleluya. Umwanzuro awugumamo. Baramusuzugura, bavuga ukuntu ari inyatsi, bavuga ukuntu ari umutekamitwe, baravuga ngo ntago uri umwana w'Imana, we watumwe nande, aho uvuka mu babaji. Arihangana, yari yarafashe umwanzuro, misiya yigumamo. Umuntu rero udafata umwanzuro ntajya kurikira Imana. Ntago Imana igikunda abantu bajajaba. Nawe se duheruka waravuye ku nzoga, ejo bundi tukabona uri kubibita, utereka njye gushaka agafata kenda kuryoha nk'inzoga, wabanje ukazihaga nimba ari nziza. Duheruka waravuze ngo ntuzongera gusambana, uti sinzasambana ariko ntacyo nzajya nsomana. Ubundi bajye bankanda nkavoka bumva ko zihiye. Wabirekeye rimwe cyangwa ukabanza ukajya kubirangiza. Fata umwanzuro. Maze mukikinga za Bibiliya. Ubu ngubu hari ububari bw'abapasiteri, hari amarogi y'abashumba basigaye bajya gusambaniramo, maze mukikinga amajoro bamwe mwafata sorute ya korari mukajya ngo mugiye ku mucanga. Buri muntu nuwe muri kwasiteri, nimushaka mube mu buzima bwo gufata umwanzuro, mumenye uwo mwakurikiye cyangwa mubanze mugende mubirye, nimumara guhaga muzagaruke. Ubuzima bwo gufata umwanzuro. Se umuntu ntafata umwanzuro wo gucuruza kunguka? Umuntu se ntafata umwanzuro wo gushaka akabyara abahungu n'abakobwa? Umuntu se ntafata umwanzuro wo gutera imbere agatera imbere bigakunda? Umuntu ntafata umwanzuro wo gutsinda mu ishuri akabona amanota? Umuntu se ntafata umwanzuro w'ibintu azageraho mu mwaka bigakunda? Kuki se abantu batafata umwanzuro wo gukizwa ngo byemere? Ijambo ryitwa gufata umwanzuro. Hari umusore umwe witwa Danieli. Haleluya, 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 haleluya. Danieli yafashe umwanzuro. Yari yaramenye ubugari bw'Imana. Haravuga ngo uri Imana yica igakiza. Imbere nagende se ndabona umuntu ufite imbaraga nkawe. Aragenda Danieli areba Imana, areba ubuzima Imana igira, areba ukuntu Imana yihangana, areba ukuntu igira imbabazi. Haravuga ngo ntagukurikiye nabampombye mu busore bwawe. Afata umwanzuro wo gukurikira Imana, igihe kiragera arayizira.
hanyuma ngo bamutegera ku Mana ye. Bamutegeye ku Mana ye, Bibiliya avuga ngo akomeza gusenga uko bisanzwe. Haleluya. Ngo ariko bafata umwanzuro wo kumugambanira, bamujyana mu rwobo rw'intare. Umuntu wafashe umwanzuro ntabwo Imana ijya imuhomba, uzabaze. Nubona n'umuntu wamaramaje agafata umwanzuro, ujye umugendera gake, ujye unamwubaha. Hanyuma Imana kuko ikunda abantu bamaramaje bagafata umwanzuro, rero Imana iravuga iti muri uriya mwobo w'intare nanjye ngiye kujyamo ndindi ntare. Haleluya. Hanyuma burya Daniyeli impamvu intare zitamuriye, Imana yamugize intare, ajya mu rwobo rw'intare. Intare nyine zamubona zikabona ziri gukina n'intare mugenzi wazo. Mu minsi mike rero umwami ngo araza aravuga ngo mbese Imana yakurinze? Aravuga ngo nta kintu mpfa n'Imana ndetse nawe. Umwoba uvamo. Abantu badafata umwanzuro muzaguma mu myobo, bajya birirwa babahanurira bababeshya ngo Imana izakuzamura, ngo Imana izakuriza indege, nureba nabuzurira isanduku. Nibakabashuke mubeho mu buzima bwo gufata umwanzuro. Umwami mukuramo aravuga ati abatarafashe umwanzuro nimuze namwe tubapime turebe iyo mwizeye. Nyamara bageze mu mwobo, Bibiliya ivuga iki? Ngo intare zikubita amagufwa yabo, ngo bakiri mu kirere zirabarya zirabamara. Nkwifurije gufata umwanzuro. Ntukabe umuntu ugira akajagari n'akavuyo, ntukabe kajaganya. Mu cyumweru kimwe nakijijwe, mu kindi nabivuyemo. Mu cyumweru kimwe nasenze, mu kindi sinabyiviramo. Ukamara umwaka nta wamenya ko uri umurokore cyangwa uri umupagani. Bibiliya ntiwayitaye, mu rusengero uracyajyamo, agatambaro ni nk'akama amasharirene, igikanzu kigera ku birenge ni nk'iki nambaye. Hoya rwose, ariko utuntu twose tubi uri intuza, uri puberi y'ikintu cyose kibi. Fata umwanzuro. Nufata umwanzuro bizakorohera gukizwa, nufata umwanzuro kujya mu ijuru ntibizakubera umuzigo. Nufata umwanzuro rwose nawe Imana hari imyanzuro izafata yiwawe. Nindimo kubigisha ngo mujye mwiga kuba abantu bafashe umwanzuro. Paulo se yavuze ngo iki? Paulo yaravuze ngo ndasiganwa ariko si nk'utazi yonjya. Aravuga ngo ndaterana ibipfusi ntago ndi nkuhusha, ngo ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye. Niyo mpamvu yajyaga kubwiriza bakamutera amabuye ariko ntabireke, yajya mu yundi mudugudu bakamutera amabuye ntabireke, akagenda bakagitokoza ariko ntikibireke. Na n'ubu Paulo ni intwari yanditse muri Bibiliya, turamwirata turanamwizera kuko kugezana n'iyi saha ni intangarugero buzima bwo gufata umwanzuro. Ndasiganwa ariko si nk'utazi yonjya, ndaterana ibipfusi ariko si musha, ndashaka gusingira icyo yafatiye. Haleluya. Ndashaka gusingira icyo yafatiye. Nkwifurije kudahusha, ujye mu buzima bwo gufata umwanzuro. Nujya gukurikira Imana ujye ubanza ubyigeho, urebe uti Imana ngiye gukurikira iteye ite, ikunda iki, yanga iki. Hanyuma urebe nimba uzabivamo, urebe nimba uzabishobora. Nubona utazabishobora ubu biretse, kuko kubibamo nabi ibyo nta n'umumaro uvamo, nta n'umusaruro wavamo. Banza ubyigeho ukubita umubare, wumve ko biri buvemo cyangwa biri bukundi. Imana ibahe umugisha. Narindi kukubwira ngo mujye mubaho mu buzima bwo gufata umwanzuro. Ese uzitwa nanone ndongeye koko? Bazaguhimbe rya zina nawe ngo nanone nongeye. Nuca ku kabari inzoga iguhumurire, nuca ku kabyiniro agatima karehare, nuba n'inkumi utangira urabyindimi, nuba n'umusore utari kuwabikora nkafungira ahangaha. Uzaguma muri ubwo buzima uri umurokore, ubwo urumva uzabivamo. Gutukana nibiza uhita utukana, ishyari niriza uhita urigira, umushihanuza uhita uwugira, ubugome nibuza uhita ubugira. Nkwifurije gufata umwanzuro mu izina rya Yesu muri uyu mwaka, ukaba umuntu wafashe umwanzuro. Imana nibaha umugisha, mbifurije gufata umwanzuro musoza umwaka munatangira undi mwaka. Ni ikiganiro cyo kuri M.Charlene official. Hanyuma iki kiganiro ntucyumve wenyine, ukore subscribe
ukoreshe ya aho kuri comment nta kibazo. Inama n'ibitekerezo birakenewe. Imana nibaha umugisha.